Yes mbahaye ikaze mwese bakomeje gukurikira Clarisse Mugeni TV. Nababwiye ko nenda kuyihindura izina nkayita MGTV, hanyuma nimuza kubona byarahindutse. Nyaboneka just nuko ari ya yindi, ahubwo ari ikibazo cy'izina ryahindutse gusa. Always nabivuga ariko kubikora ni ikibazo. Hanyuma rero uyu munsi ndagira ngo mbazaniye amakupure 10 ya mbere akundana mu Rwanda kandi arenze y'abakire, apari no kuba ari abakire y'abastar mu Rwanda barenze. Hanyuma rero niba utarakora subscribe, please kora subscribe, usharinge, hanyuma utere na comment. Ku mwanya wa 10 turasanga couple y'umukobwa uri muri Mackenzie, akaba ari anti wa Naomi Ishimwe ndetse na Brenda na Katia Kamali. Iyi couple ikaba ari couple ya mbere yavugishije abantu benshi mu Rwanda, dore ko ari couple nziza iberanye mw'abantu mwe. Usibye ishyari, abanyeshyari nibo bantu bonyine batasapotinga ino couple. Uyu mukobwa rero akaba yitwa akaba ari umukobwa Kelly. Mu minsi ishize aherutse no kwibaruka umwana wabo w'umuhungu mwiza cyane cyane cyane. So guys, iyi niyo couple ya 10. Hanyuma ku mwanya wa 9 couple zikundanye mu Rwanda ndetse zikunzwe turasanga couple y'umukobwa bita Miki ndetse na Aga Promoter. Iyi ni couple yasakujwe cyane, cyangwa se yavuzweho ibintu byinshi bitandukanye, dore ko uyu mukobwa ni umukinnyi wa filime nyarwanda ndetse uyu Aga Promoter akaba ari katuvuge ngo ni umupromoteri wa indirimbo, filime, cyane ko yazamukiye kuri TikTok ndetse akaza kugera no kuri YouTube. Ubu rero akaba ari mu rukundo n'umudamu w'umwana umwe, cyangwa se umukobwa mwiza cyane Miki. Miki akaba yaravuzweho cyane cyane ku rukundo rwe na Regisi, hanyuma nyuma bikaza gutandukana aho yahise akomezanya n'uyu mugabo ngo ni Aga Promoter. Uyu mutipe ngo ni Aga, kandi kuva yaza mu buzima bw'uyu mukobwa bwarahindutse bigaragara, dore ko imyambarire ndetse n'imyitwarire bikomeje guhinduka rwose, bigaragarira buri muntu wese. So twavuga ngo kude chapeau kuri Aga wabashe kuduhindurira umukobwa akamuhindura uwa nyawo. Guys, mboneraho kubabwira ko nta mukobwa utahinduka. Uwo nguwo ubona witwara kutabyumva, witwara kutabishaka, ntabwo ari uko atahinduka cyangwa se ari ikinane, ahubwo nuko atigeze ahura n'umuntu wa nyawe ngo amubere honnête ndetse anamukunde nk'uko bikwiye. So reka tuvuge ngo kongs kuri iyi couple kandi tubifurize kurambana no wahala hano dusapotinga urukundo guys. Iyi ni couple yavugishije abantu benshi kugeza na n'ubu ikibavugisha, kandi couple ubona ni couple itari hafi kunyeganyega cyane rwose, dore ko bakundanye ndetse kandi ko bakomeza kumarana igihe kinini, niko barushaho kutwereka ibyiza birenze cyane. Amahoro n'imigisha rero kuri couple ya Miki ndetse na Aga Promoter, ndetse kandi mbibutsa ko Miki ni umufilmmaker, afite filime zitandukanye, mugende mu musapotinge. Yes, kuri couple ya 8 rero turasangaho couple ya Rusine. Iyi ni couple nayo yatangiye ivugisha abantu benshi, abantu batabyizera, gusa the more bagenda batwereka ibyiza. Iyi couple impamvu twayishyize ku mwanya wa 8 ni couple nshyashya yakundanye, katuvuge ngo igihe gitaho twabimenyeye. Wenda bo bashaka kuba baramaranye igihe kinini mu rukundo bakirinda kubishyira hanze, n'uburenganzira bwabo, ariko aho twabimenyeye reka tuvuge ngo bamaranye igihe gito ariko bakundana bya nyabyo nk'uko babyerekana kuri social media. Bakaba baherutse no kwibaruka umwana wabo w'imfura w'umuhungu, ariho bari mu munyenga rwose w'urukundo nyuma yo kuva muri civile cyangwa se mu murenge. Ibintu byakomeje kuba uburyohe. Uyu Rusine akaba ari umunyamakuru wo kuri radio Kiss FM ndetse akaba ari n'umunyarwenya, aho akunda gukinana n'uwo bita Rusine na Mugisha. Ibyo akaba ari comedy y'abasinzi rwose iri kubica bigacika hano mu Rwanda, dore ko ibintu ari uburyohe cyane cyane cyane. So guys, nababwira ngo kude chapeau, urukundo rwanyu rukomeze ruryohe cyane cyane cyane.
hanyuma kuri couple ya karindwi muranyihanganira bitewe n'uburyo nagiye nkora kuri couple zimaze igihe gitoya kugera kuri couple zirambanye rwose. Hano hari couple ya The Ben. Guys, ndi umufana wa The Ben cyane ku rwego rushimishije ndetse ruri hejuru ya. Hanyuma rero reka mvuge ngo iyi couple impamvu yisanze ku mwanya wa karindwi nuko imaze igihe gitoya irushinze, ariko kandi ni couple itaravuzweho rumwe n'abantu benshi. Couple abantu bateye amabuye. The Ben yarabanje atera ivi kubita umwaka cyangwa amezi 6, arongera araza afata civil arongera kubita undi mwaka, hanyuma abona gukora mariage. So impamvu yisanze muri iki cyiciro rero nuko ari couple iri strong itarigeze isenywa na buri wese. Guys, iyi ni couple mfana kandi ndabizi ko n'abanyarwanda benshi iyi couple tuyifana biteye ubwoba. So mbahaye ikaze mwese kuri iyi couple. Tunabahe felicitation ku mwana wabo baherutse kwibaruka, Luna, umukobwa mwiza cyane usa na nyina igihande kimwe n'ikindi akabasa na se. Reka tuvuge ngo konzi kandi urukundo rwanyu rukomeze kuramba rwose. Turabakunda umuhanzi The Ben ndetse n'umukobwa wacu Pamela Uwicyeza. Tubifuriza ibyiza gusa mu rugo rwanyu. May God bless you and may God protect your marriage. Muzarenze imyaka 100 mugikundana. Yes, ntimuzigere mugira urugo rw'agahararo. Iyi couple nyikunda rwinshi komeje kuvuga ngo nyikunda rwinshi, ariko ndabizi ko n'abafana bayikunda ari benshi. Iyi couple yakomeje kuvugwa ibintu bitandukanye. Abantu bavuga The Ben umugore ni umwambika, The Ben umuntu umwambika atinze ku isi yaroga, The Ben like bla bla bla. Ndetse hari abantu bakomeza kugenda banabavuga basebya The Ben. Gusa ikigaragara umukobwa wacu Pamela ni umukobwa ufite gahunda nziza yo kubaka, kuko at the end of those stuff na rumors ntabwo ajya ahwema kwereka urukundo umugabo we. Yes, so guys, ku mwanya wa 6 turahasanga couple y'umuherwe w'umwarabu ndetse n'umukobwa wacu w'umunyarwandakazi umunyamideli uwo twakita ngo ni Isimbi Modo. Akaba yarahiriwe n'urushako aho aramazemo igihe kitari gito, dore ko uyu mukobwa mu minsi yashize yarukize kwizihiza imyaka 50 y'umugabo we, amukorera anniversaire. Akaba ari umukobwa ukunze guhabwa impano z'imodoka zihenze muri couple yabo cyangwa se mu rushako rwabo. Ni umugabo udahwema kumwereka udushya twinshi, aho twavuga ngo aba bari mu rukundo kabisa, umunyenga w'urukundo. Kandi ibyo tubifuriza ni byiza gusa Imana ibahe umugisha. Hanyuma kuri couple ya 5 turasanga Mugisha cyangwa se Clapton Kibonke, ya uzwi muri filime nyinshi zitandukanye, umuturanyi, Kadogo muri Seburikoko, Cyaremwe Gishya, Disiva. Akaba ari na CEO cyangwa se producer wa filime Umuturanyi. Uyu mugabo akaba ari umugabo urugo rwe twavuga ngo dushimishijwe cyane ndetse dutewe ishema no kuba afite umuryango wuzuye, cyane ko ubuzima bwe butagiye buvugwaho n'abantu batoya, ariko kubw'Imana baracyahagaze ndetse bamaje kwibaruka abana 3. Ya harimo umukobwa wabo mwiza cyane umaje kumenyekana kuri social media bitewe no kubyina n'uburyo abyinamo. Reka tuvuge ngo kude chapeau kuri Mugisha cyangwa se kuri Clapton. Imana imuha umugisha kandi muzarenze imyaka 1000. Uyu mugabo nawe udahwema kwereka urukundo ruri special umugore we, dore ko akomeza amuha impano zitandukanye, aho aherutse kumugurira imodoka nziza cyane, amushimira uburyo yamubereye imfura mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndabarahiye izi couple twazanye uyu munsi ni couple zibica bigacika hano hanze, kandi z'abastari badateganya kunyeganyega na gato mu rukundo. Reka tuvuge ngo Imana ibarinde kandi Imana ibahe umugisha, hanyuma ibakomeze muzarenze 100. Ku mwanya wa 4 turahasanga umudamu cyangwa se umubyeyi Mama Amoha dukunze kwita Bahavu Jeannette. Akaba ari umupasteur muri iyi minsi wabisigiwe, umaje kumva ko akomeye kandi ashikamye mu gukorera Imana online. Uyu kandi akaba ari umwe mu ba producer dufite mu Rwanda, we n'umugabo we Freli.
ikaba ari couple y'umurundi n'umunyarwanda bisobanukiwe, bavuye from scratch bakiyubaka kugeza bahagaze bemye. Guys, aba bafite inyubako yitwa Bahafrica. Bahafrica rero bakora filime zitandukanye, izo twita isi dutuye, ariko abenshi bamenye cyane Impanga TV series. So iyi couple rero nayo ikaba imwe mu makouple amaze igihe kinini cyane, yagiye avugwaho ibintu bitandukanye, abantu barayisebeje mu buryo bwinshi bunyuranye. Bavuga ko Bavu Jeannette akubita umugabo we, Bavu Jeannette asuzugura umugabo we, Bavu Jeannette ntashobotse, Fred nawe ntashobotse. Anyway, abantu bavuga ibintu bitandukanye, ariko twebwe dusapotinga urukundo ndetse tugasapotinga n'ibyo tubona. Ibyo tubona nuko ino couple irakundanye cyane cyane cyane, dore ko muri uyu mwaka wa 2025 baherutse gukora urugendo shuri, cyangwa se baherutse kujya out aho bakoreye anniversaire yabo muri Chateau Malala, ndetse bakizihiza isabukuru ya Bahavu Jeannette nk'umuryango wuzuye urimo papa Amola, mama Amola, ndetse n'imfura yabo Amola. Abangaba rero reka tubifurize urugo rwiza, urugo ruhire, ndetse tubifurize imigisha y'Imana ikomeze bahundagazeho umugisha wayo ndetse n'amahoro yayo. Cyane cyane tunashimire Bahavu Jeannette aho yakuye uruganda rwa sinema nyarwanda ndetse akarugeza ku rundi rwego, kuko ni umwe mu bagore bagaragaje ko umugore muri industry yacu nawe ashoboye kandi yagera kure abaye akora. Yes, ku mwanya rero wa gatatu bitangiye kundenga kuko ndabona bitandukanye cyane. Ku mwanya wa gatatu turasanga Junior Giti ndetse n'umudamu we, akaba ari couple imaze igihe kinini cyane ibana kandi ikundanye rwose. Couple y'abastari. Junior Giti ku bantu batamuzi ni umusobanuzi wa filime cyangwa se nyiri agasobanuye, bamwe bakora filime z'agasobanuye. Akaba ari umwe mu bastari twavuga mu Rwanda dufite bakomeye kandi bubatse urugo rwabo rugakomera, bakundana n'umugore we bigaragara biri official, aho uyu mutipe ntabwo ajya ahwema kwita ku mugore we, kumuha care, kumusohokana, kumuha freedom ndetse no kumushyigikira, dore ko n'umugore we nawe kandi yeruye amushyigikira kuri buri kimwe cyose. So iyi couple nayo reka tuvuge ngo Imana ibaho umugisha, ndetse n'abana babo babiri Pupuna na Bubuna Imana ibahe umugisha kandi bahundagaze imigisha myinshi. Ndetse ikindi kintu twabasabira nuko Imana yakomeza kubarinda bazarenze imyaka 100. Imana rero bahundagazeho ubukire ndetse n'umunezero cyane cyane uva kuri yo, ndetse n'amahoro menshi cyane. Iyi ni couple rero nayo itaravuzweho rumwe n'abanyarwanda, dore ko benshi bavugaga ngo ntago babana, abandi n'abafiance, most of them ntago bigeze babitendaho cyane. Hanyuma rero kuri inshuro nanone reka ndekere kuvuga ngo iyi ni couple ya mbere, iyi ni ya kabiri, oya, kuko couple zihari hano ni nyinshi cyane. Gusa ndaza kubereka couple ya mbere, nicyo kintu cyonyine nzi mbasezeranyije. Imwe mu couple yisanzemo hano nayo ni couple y'umuhanzikazi cyangwa se umukinnyi wa filime abantu benshi bakunze kwita Alphonsine, ariko kuri we yitwa Sandrine. Uyu amaranye igihe kinini cyane n'umugabo we, ikirenga hafi imyaka 10. Hanyuma bakaba barahisemo gupropozwa, akaba yaraporopoje umugore we umwaka ushize wa 2024. Bakaba bafite umwana wabo w'umuhungu w'imfura, ndetse kandi bakaba benda kwibaruka n'undi mwana. Reka tuvuge ngo Imana ibafashe kandi ikomeze iturindire uyu muhanzikazi wacu Alphonsine, ndetse kandi ihumugisha uyu mugabo utahwema kumusapotinga muri iyi movie industry, ndetse kandi Imana ibahundagazeho byinshi, kuko guys twebwe dusapotinga urukundo. Iyi ni imwe mu makouple Alphonsine abantu benshi ntabwo bari bazi ko ufite umugabo, bitewe n'uburyo yitwara, uburyo yambara, uburyo asa, uburyo ni umwe mu badamu bakora cyane kugira ngo babeho. Guys, bakora cyane and coup de chapeau, turabimwubahira nk'umudamu witeje imbere. Umwe mu badamu dufite bakora cyane rwose muri industry yacu iri lokale, ariko kandi bafite n'ibyiza byinshi byo kureberaho. So reka tuvuge ngo Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubarinda
byinshi byinshi mutarabona Imana ibibagezeho byiza rwose. Hanyuma kuri iyi nshuro nanone reka tugaruke kuri couple yacu yakunzwe y'umunyamakuru bita Mike Karangwa, kera yahoze ari no mu judge muri Miss Rwanda, ikiriho. Izi couple akaba ari couple za mbere zirenze guys, nzabakorera izindi couple zahuye n'ibibazo ariko zigakomeza kubana, abantu babishaka batabishaka. So iyi couple rero nayo reka tuyivugeho. Ni couple ihora ikeye, like uyu mugabo akora uko ashoboye kose umugore agahora asa neza, ndetse n'uyu mugabo agahora asa neza. Ibi ni bimwe mu bintu dukwiye gushimira abagabo guys. Niba umugabo afata neza umugore we, ukabibona ko umugore ahora yishimye, ahora asa neza, reka tujye tuvuga ngo aba bagabo Imana igihoza amafaranga mu mifuka yabo, kuko amafaranga yabo tuba tubona ibikorwa byabo kandi tukabibonera mu ishusho Imana yaremye. Imana iguha umugisha kabisa Mike Karangwa, ndetse n'abandi bagabo bose twagiye tuvuga hano. Aba rero baje gukora ubukwe mu gihe cyashize, dore ko bamaranye igihe kinini cyane, ndetse akaba ari couple itagihwema gukundana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tunabonereho kubihanganisha, baherutse kugira ibyago bapfusha umuhungu wabo mutoya. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi twifurije uyu muryango gukomera. Imana ibakomeze mu bihe bitoroshye, ariko kandi baha umugisha, ibashumbushe undi mwana w'umusore, kuko mu isi ntabwo ari iwacu kandi nta kundi twabigenza. Ubushake bw'Imana burasharira, ariko nta kindi kintu twabikoraho rwose. Mukomeze kwihangana, Imana iborohereze. Hanyuma munyemerere nshimire Clement na Knowless. Ni couple yashakanye mu mwaka wa 2016 ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Iyi couple imaranye igihe, ariko Clement ntajya atuma na rimwe Knowless acuya muri ubuzima. Nta nubwo tujya tubona Knowless ari ifite social media ziriho ibintu bibowa, ntabwo life yabo ijya hanze. Like muri make ndabashimiye kabisa as a content creator kabisa, you deserve a award. Iyi ni couple ya Knowless Butera, abantu bagiye bavuga ibintu byinshi bitandukanye from day one, bajya muri civile bakundana, kugeza no kuri mariage yabo, ubwo abanyamakuru bavuze ngo batwimye umwanya wo kujyamo kureba ibintu byabo. Ariko guys, reka mbabwire ko ubuzima abantu bahitamo uko bagenga ubuzima bwabo, bakagira n'uburyo bashaka umwanya wabo wihariye private yo kuvugaho ibintu bimwe kandi byinshi bitandukanye. Reka dushimire Clement na Knowless, ndetse tubifurize imyaka myinshi, tubifurize kuramba, gutunga amafaranga. Anyway barayafite, ariko gutunga amafaranga menshi arenze ayo bafite. Reka tunababwire ngo kongs kabisa, kuko bari muri bamwe baherutse kugabirwa na papa wacu nyir'igihugu. Aherutse kubagabira rwose inka nyuma yuko avuye mu kwiyamamaza. So may God bless you guys, kandi urukundo rwanyu ruhoreho rwose. Turabibashimira, turanabibakundira, duhora tububaha, cyane cyane aho mwakuye industry ya muzika hano mu Rwanda. Twibuka cyane kandi duha agaciro itafari ryanyu, ndetse n'ibihe bikomeje kugeza uruganda rwacu rwa muzika kure. Hanyuma mbonereho no gushimira Clement by'umwihariko kuri support aha umugore we. Guys, Imana ije iguha umugisha. I'm a big fan of you guys. Hanyuma kuri iyi nshuro ndagira kuri couple ya Meddy Ngabo Medard. Iyi ni couple y'umunyetukiyakazi ndetse n'umunyarwanda wacu. Meddy Ngabo Medard akaba ari umutipe rwose wakunzwe cyane n'abakobwa, ariko akaza guhitamo umukobwa umwe ndetse utari n'umunyarwanda, badahuje imico. Ariko nyuma yo kubana hagiye haturuka amagambo menshi atandukanye, abantu bagiye bavugaho ibintu bitari bimwe rwose. Ariko turashima Imana ko urugo rwabo rurakomeye, ndetse n'umukobwa wabo w'imfura. Reka tubabwire ngo Imana ibaho umugisha kandi ikomeze kubarinda. Uyu Ngabo Medard aherutse kuva muri Sekira, ubu tuvugana akaba ari umuhanzi wa gospel. Aho niyo yakora gospel, niyo yakora ibiki, I want to tell you ko ukunzwe wa mupapa we. Imana ikomeze ikwagure muri byose. Indirimbo zose uzakora, I'm sure 100% guhora ufite abafana bagukunda batigeze bakuvaho. So Imana iguha umugisha we n'umufasha wawe. Namwe muri bamwe mu bantu bahuye n'ibisitaza byinshi bitandukanye, ariko mwakomeje mwemye muhagaze.
reka urugo rwanyu nyine ntabwo rugeze runyeganyezwa. So rero muzarenze imyaka 100, murenze myinshi, mutunge, mugire amafaranga, ibyiza byose bibabeho guys. Kuri iyi nshuro ngiye kubereka couple ya mbere, ya mbere ni couple ya Tom Close na Trish. Iyi couple ni couple imaze igihe kinini ibanye neza. Impamvu nayise ya mbere nuko nayigize ya mbere nuko iyi couple ni imwe mu couple dufite agira umutima wagutse, apariyo kuba Tom Close ari umuganga, umudokiteri, apariyo kuba Trish ari umudamu ukunda guteka, kwita ku bana, ukaringa ibintu byose, ariko ni na couple twafatiraho urugero tukigiraho the way babana, the way muri society bavuga, the way batambuka. I really appreciate your kind kabisa. Imana ibaho umugisha, ibahundagazeho imigisha yayo. Iyi ni couple ifite abana 5, 4 babyaye n'undi umwe badobse. Ni ukuri kugira ngo umugore ubyara cyangwa se umugabo ubyara bemere kwa adopta undi mwana, abenshi turabazi ko bijya bigorana no kwemera, ariko rwose Imana ibaho umugisha, turabakunda, turabafana. Ibyiza byose Imana itanga ibibahe. Ni ukuri muzarenze imyaka myinshi, imyaka 100, mukundana, mubanye neza, amahoro n'imigisha bibahundagazeho, basakareho kabisa. Reka nongere nibutse abakunzi bacu ko mwibuke gukora subscribe kuri Mugeni Clarisse, kandi mukoreshe, mujye munaduha comment ku biganiro mushaka ko dukora ubutaha, kuko duhora turi tayari kubana namwe cyane. Imana rero ibaho umugisha. Reka mbabwire ngo nakagaruka, hanyuma dukomeze dukundane nk'abanyarwanda, dusapotinga urukundo, dusapotinga abahanzi bacu, tubatera imbaraga, tubabwire courage kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bye bye, ciao.